turabasuhuje mwese abakurikiye Momberge TV. Uyu ni wa mwanya mwiza twongeye kugarukamo dukurikirana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ni muri ubwo buryo rero ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Irakoze Daniel, nanjye nitwa Shema Samuel. Tugeze rero ku cyigisho cya kabiri. Icyigisho kivuga ngo urukundo rushingiye ku isezerano. Rero mbere yuko dutangira kino cyigisho, reka nsabe Daniel abanze aturagize Imana. Reka duce bugufi mu mitima yacu dusenga Imana. Data mwiza, Mana ishobora byose kandi udukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko waturinze tukatugejeje amasaha, none tukatugiye kuganira ku ijambo ryawe, ubehererwe icyubahiro. Amen. Reka tuyoborwe n'umwuka wawe wera, arusheho kudusobanurira urukundo rwawe, ndetse dushoboze no kurugira, yaba ari twebwe ndetse yaba ari n'abadukurikiye. Twese duhabwe umugisha nawe, tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Daniel arakoze cyane rero. Rero ikino cyigisho cya kabiri gifite icyo kwibukwa, kivuga ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu nta nkunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Nk'uko twakibonaga muri Yohana igice ni cya 14 umurongo ni wa 23. Daniel, urukundo rushingiye ku isezerano mu magambo makeya, iyi ngingo yo ku isabato nimugoroba waba warayibonyemo iki? Urukundo rushingiye ku isezerano, tunashingiye nyirizina kuri titre yacyo cyangwa se kuri umutwe wacyo, urumva ko ari urukundo rushingiye ku isezerano. Ubwo iryo sezerano tari niryo tugiye kwita tureba. Turarushaho gusesengura neza iryo sezerano iryo ari ryo. Ariko hano mu mbanziza cyigisho bavuze ko kwiga urukundo rw'Imana, ibyanditswe byera uko byakabaye byerekana ibi bitekerezo, nubwo bimenyerewe birimo kwibeshya. Iyo bimenyerewe bishobora kubamo kwibeshya. Ubwa mbere, ijambo ry'iki agape risobanura, ntirikoreshwa ku rukundo rw'Imana gusa, ahubwo rinakoreshwa ku rukundo rwa muntu, nubwo rimwe na rimwe ari urukundo ruyobowe nabi. Urumva ko ya mpamvu yo kwibeshya Samu burya izamo, kubera ko urukundo rwa agape ruri mu bwoko bwa agape neza rusobanura urukundo Imana ifitiye abantu. Ntabwo akenshi tugomba kurwishingikirizaho tuvuga ngo tugereranye n'urukundo umuntu akunda undi muntu. Urukundo rwa agape ruruta cyane intekerezo zacu, nubwo akenshi nyine ku bantu dukunze kurukoresha. Rero aho ngaho tubonamo n'ubundi bwoko bw'urundi rukundo bavuga ngo fileo. Narwo Yesu Kristo yigeze muri biriya bigeze kurukoresha bagaragaza uburyo Kristo akunda ubwoko bwiwe cyangwa se abantu bariho icyo gihe. Ibyo byose rero tugiye kubisesengura tubone noneho impamvu y'izo nkundo n'uburyo Imana idukundamo, aho bihuriye n'iryo sezerano yaba yaraduhaye cyangwa se twebwe twaba twararahiriye Uwiteka. Sinzi niba twayimukaho hari ikindi wakongeraho. Urakoze cyane. Yenda turagenda tubisobanukirwa uko tugenda tujya mu zindi ngingo. Reka twihutire ku ngingo yo kuwa mbere ivuga ngo urukundo ruhoraho rw'Imana. Ahangaha baduhaye isomo twabonye muri Zaburi 145 ku murongo wa 9. Hano hari amagambo avuga ngo bamwe bashobora kwibwira ko badakunzwe cyangwa ko Imana ishobora kuba ikunda abandi uretse bo. Nyamara buri gihe Bibiliya ivuga yeruye ko umuntu uwo ari we wese akunzwe n'Imana. Nta n'umwe Imana idakunda, kandi kuko Imana ikunda umuntu wese inashaka ko buri wese akizwa. Ni ukuvuga ngo uko Imana ikunda buri muntu wese, ishaka yuko dukizwa, ishaka yuko natwe ubwacu tuyigira nyambere mu mibereho yacu. Niyo mpamvu rero idufitiye urukundo ruhoraho, natwe rero tugomba kwigirira iki? Tugomba kwigirira urukundo. Sinzi niba yenda hari ikindi wabonyemo, gusa hano hari isomo ryabonekaga muri Petero wa 2 igice cya 3 umurongo wa 1. Hagenda herekana yuko
umwami imana ntabwo atinze isezerano nk'uko benshi bagira gute babitekereza, ahubwo itwihanganira igira ngo hatagira n'umwe irimbuka. Arashaka yuko buri wese yitekerezaho akareba aho atagenda neza, kugira ngo agirane isezerano n'Imana, amenye yuko mbere na mbere akwiye kwigira nyambere akayikunda, kugira ngo imushoboze no gukunda bagenzi be, maze ibyo byose nibirangira umuntu amaze kwitegura nibwo azahera ko agaruke maze amujyane mu bwami bwe. Sinzi niba hari ikindi wakuyemo kugira ngo nayo tuyimukemo. Nk'uko maje kubivuga, n'ubundi Imana ntitinze isezerano ryayo. Impamvu tubona nk'aho yaritindije ntabwo ari uko yatwibagiwe, ahubwo ni urwa rukundo ishaka kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Nk'uko yabigaragaje rero Yohana mu gice cya 3 cyiwe, igitabo cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 hagaragaza uburyo Imana yakunze abari mu isi cyane, ariko burya ku murongo wa 17 hatwereka ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Ngiryo isezerano rishya twahawe, nuko twakijijwe n'Uwiteka, kandi ibyo bitugira akamaro iyo tumwizeye. Rero ni rwa rukundo ruhoraho rw'Imana rutubashisha kuba turiho amagingo aya ngaya, nubwo dushaka kuba turi mu bibazo, ahubwo uno munsi dusobanukirwe yuko impamvu burya ibyo bibazo byose dushaka kubitindamo Kristo ataragaruka, kugira ngo ngewe nawe ukiri kuri iyi ngingo rero ijya gusoza, hari amagambo meza bavuze barimo baratubwira iyaba twasobanukirwaga neza urukundo Imana idufitiye, imibereho twabagaho yahinduka, uburyo twitwaraga byahinduka, kuko Imana iradukunda ku buryo buhambaye cyane. Rero buri wese yitekerezeho, arebe uburyo Imana uburyo imukunda, arebe we mbese ngenda yikunda, mbese koko niba nyikunda inshoboza gukunda bagenzi banjye. Ibyo byose nitubikora nk'uko bikwiye, tuzashobora gukurikiza amategeko y'Imana nk'uko akubiye muri ariya mategeko 2 yo gukunda umuntu, gukunda Imana, warangiza urukundo ukunda Imana rukakubashisha gukunda n'abantu. Bityo rero bizatuma dukurikiza ibyanditswe byera nk'uko bikwiye, maze tuzabashe kubona ubwami buhoraho. Buri wese rero yitekerezeho, arebe yuko koko urwo rukundo arufite. Tugeze rero ku ngingo yo kuwa 2 ivuga ngo noneho urukundo rushingiye ku isezerano. Rwa rukundo rushingiye rwa rukundo rushingiye no kuma sezerano. Yego, ngira ngo iyi ngingo yitiranwa neza na kino cyigisho burya cya kino cyumweru. Urukundo rushingiye ku isezerano. Yego. Sinzi ukuntu ugisoma iyi ngingo wowe wabyumvisha uti? Ahangaha rero n'ubundi hagenda hagomeza hano hari amagambo avuga ngo gutegeka kwa 2 igice cya 7 ngo hagaragaza ubwoko budasanzwe bw'urukundo Imana ikunda ubwoko bwayo bw'isezerano, isano igendera ku kuba bakomeza cyangwa ntibakomeze kuyibera indahemuka. Ni ukuvuga ngo ahangaha isezerano dufitanye n'Imana nuko rwa rukundo rutuma tubera Imana iki? Indahemuka. Kubera urukundo tuyifitiye tuzaba indahemuka, yaba kugirana isano n'Imana dukurikiza amategeko y'Imana, ndetse no kubana na bagenzi bacu neza. Ntabwo tuzahemukira Imana, ahubwo tuzagendera mu byishaka, kandi tuzakundana bagenzi bacu tubabere indahemuka. Yego. Wenda kuri ingingo yo kwa 2 urukundo rushingiye ku isezerano, ikindi nakongeraho nuko nkuko wari ubusomyara mu gutegeka kwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 9, hasi bakomeza basobanura yuko kugira neza cyangwa se ijambo ryitwa kugira neza ndetse n'ibambe cyangwa ibambe ryagiye ryandikwa mu Giheburayo yumvikanisha neza ubwoko bw'urukundo rw'Imana n'ibindi byinshi. Akenshi iryo jambo rikoreshwa mu kwerekana ugukomera kw'ibambe ry'Imana n'ineza yayo n'urukundo hamwe n'ibindi rero n'ibindi bintu. Rishaka kuvuga kugira neza cyangwa urukundo ruhoraho bigirirwa undi mubano ushingiye ku isano y'urukundo biranga bombi. Ni ukuvuga ngo
dushingiye kuri ariya masomo atugaragariza neza noneho rwa rukundo rushingiye ku isezerano, ari uko Bibiliya akenshi ikunze kuvuga yuko abantu nibakora neza Imana izabaha imigisha, nk'uko twagiye tubona mu byanditswe byera, aho Abisirayeli Imana yababwiraga ati nimukora bino nanjye nzabakorera ibingibi, kandi anagaragaza yuko abazakora neza bazahabwa ubugingo buhoraho. Iryo ni isezerano ryacu twese. Rero ibyo byose bishingira ku rukundo Imana idukunda, noneho rukadushoboza gukunda bagenzi bacu ndetse no kumvira ibyo ngibyo Imana idusaba. Rero ni kwa kugira neza n'imbabazi by'Imana. Rero natwe dukwiriye kwishingikiriza ku Mana. Yenda dusoza iyi ngingo, hano batubwiye turimo turasoza, berekanye uburyo nta muntu nawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira uwundi. Reba Yesu Kristo, urukundo yadukunze byatumye adupfira we ubwe. Rero ahangaha herekanye uburyo Kristo yakoze uko ashoboye, yicisha bugufi, arapfa, ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba, nk'uko biboneka mu Bafilipi igice ni cya 2:8. Rero Kristo aradukunda ku rwego rwo hejuru, natwe tugomba kumukunda tukamugira nyambere mu mibereho yacu. Ingingo yo kuwa gatatu rero iravuga ngo isano ishingiye ku kigombero. Sinzi rero niba hano wahita utubwira byihuse ku cyo wakuyemo isano ishingiye ku kigombero. Nundi nyuma yuko tumaje guhabwa isezerano yuko Uwiteka azatugira ineza, ndetse ko tuzahabwa n'ubugingo buhoraho, ko azakomeza kubana natwe, hari isano twita tugirana ariko ishingiye ku kigombero. Ni ukuvuga ngo rya sezerano rizatugirira akamaro, ariko hari ikindi kintu natwe tumanje gukora mu mibereho yacu kugira ngo bitugire akamaro. Kuko murabyibuka neza muri asomo nkunda kwifashisha ryo muri Yohana 3:16, tuzahabwa ubugingo buhoraho ariko binyuze mu kwizera. Isano ishingiye ku kigombero, uyu mwanditsi yasobanuye yuko umuntu ufite amategeko y'Imana akayitondera niwe ukunda Uwiteka. Uwiteka niwe wahamije yuko umuntu witondera amategeko ye ari we witwa ko amukunda. Umuntu ukunda Uwiteka ari atitondera amategeko, uwo ntabwo akunda Uwiteka. Urumva rero ikigombero hano dusabwa ni uko dugomba kumvira amategeko y'Uwiteka, tukagendera mu murongo w'ibyanditswe byera, hanyuma y'ayo masezerano akadusorezwaho, ndetse ibyo tuzabibashishwa n'urukundo Uwiteka dukunda, ndetse n'urukundo natwe twita tumukunda. Kuko iyo tumukunze bigaragarira mu kumwumvira. Sinzi niba hari ikindi nawe wakongera. Wahise ubisobanura neza cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite amategeko y'Imana, umuntu yitondera, uwo ngo ni ukunda Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni ukuvuga ngo Imana ikunda abantu bose uko bakabaye, ariko nabo hari icyo ibasaba. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, hari icyo natwe dusabwa, bitakuyeho yuko Imana idukunda, ariko natwe hari icyo dusabwa, ariko dukurikiza amategeko yayo. Rero kugira ngo twihute, tugeze ku ngingo yo kuwa 4 ivuga ngo imbabazi zahinduwe ubusa. Hano rero wihuse wahita utubwira icyo wakuyemo. Hano baduhaye urugero bavuze muri Bibiliya rwagaragaje uburyo Yesu Kristo yababariye umuntu wari urimo umuntu wababariye undi muntu wari umurimo imwenda w'amadenariyo w'amatarano 10,000, ndetse uwo muntu amaje kubabarirwa, icyaje gukurikiraho nuko nawe yagiye kureba undi wari umufite undi mwenda w'amadenariyo 10 kandi muto. Ubwo mwenda ari muto ko amadenariyo 100, uwo mwenda ari muto nkuko hano babisobanuye tugiye kubivugaho, we akanga kumubabarira. Ahangaha basobanuye yuko idenariyo rimwe, itarano rimwe, icyo gihe ryanganaga n'amadenariyo 6,000. Rero ibyo 6,000 umuntu yakoreraga umunsi umwe, yakoreraga idenariyo rimwe. Urumva kugira ngo yuzuze itarano rimwe byamusabaga, ubwo ni 6 kubye 6,000. Rero wamara kubikuba, urumva ni iminsi myinshi. Noneho tekereza
ufashe amatarano 10,000 kandi itarano rimwe ringana n'ibihumbi 6 by'amadenariyo, urumva umuntu ufite umwenda nk'uwo nguwo ntabwo yari gushobora kwita awishyura kandi yarakoreraga umubyizi wo ku munsi umuhemba idenariyo rimwe. Ariko we uko kugira neza yahawe yaje kubipfusha ubusa, ariho bagaragaje ko imbabazi yahawe zahinduwe ubusa kuko yanze kubabarira wiwe umuntu wari umufitiye amadenariyo 100. we urumva kuyishyurwa byari ibintu byoroshye kandi hari n'umwenda mutoya, nta nubwo yari no gutuma wenda avuga ngo nzagende nishyure wa mwenda wambabariye byura nanjye no gukomeza kubarwaho umwenda nubwo bambabariye. Oya, ahubwo we yahise amwataka aramubwira ati rwose sinkubabara ndakujyanye mu nzu y'imbohe bagufunge niba udashoboye kunyishyura. Iyo nkuru rero yaje kugera kuri wa wundi wari wamugurije, ubwo uwo nguwo wari wamugurije yari shebuja we. Imaze kumugeraho yahise nawe za mbabazi yamuhaye yahise azihinduza ubusa, ahubwo nawe ategeka yuko akwiriye gufungwa kuko ntabwo yashoboye kubabarira akantu gatoya kandi we yababariwe ibingana byinshi. Ahangaha yenda reka nkufashe, ni ukuvuga ngo izi mbabazi uyu yahawe ntago we yagiye ngo nawe azihe abandi. Bishatse kuvuga ngo Kristo yatubabariye ibintu byinshi cyane. Byaba bibabaje rero niba tubana na bagenzi bacu umunsi ku munsi bashobora kudukorera ikosa nitubashe kuba abo twabababarira. Ni ukuvuga ngo izo mbabazi twahawe na Kristo zishobora kudupfira ubusa kuko natwe tutagize rwa rukundo. Ni ukuvuga ngo urukundo Kristo yatugiriye natwe tugomba kurwitura abantu bagenzi bacu, nibwo za mbabazi cyangwa icyo yadukoreye gishobora kutugirira umumaro. Buriya ngingo nabonye isa n'ingingo yo kwa gatanu uvuga ngo mwaherewe ubuntu namwe nimutangire ubundi. Yego, kubwo za mbabazi twahawe nyinshi natwe dukwiriye kubabarira bagenzi bacu kuko ntabwo dushobora kubabarira ku rugero rungana n'urw'Uwiteka atubarira. Urw'Uwiteka atubarira ni rwinshi cyane. Yego, natwe rero dushobore kubabarira bagenzi bacu, natwe rero tubashe kugira abo abantu tuzahererwa inyenyeri. Yego, sinzi niba wakwimbikamo tukahita tunasoza. Yego, twaherewe ubuntu natwe tugomba kugira gute gutangira ubundi. Hano hari amagambo yanryoheye cyane aboneka mu rwambere rwa Yohana 3:1 ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana. Urukundo rutarondoreka. Yego, urukundo Kristo yadukunze nirwo rutuma njyewe, nirwo rutuma wowe witwa umwana w'Imana kandi utari ubikwiriye. Rero ubwo buntu twaherewe nibwo natwe tugomba kugira gute gutangira ubundi, sibyo? Tugakunda bagenzi bacu, sibyo? Tukabagira nyambere mu byo ni ukuvuga ngo tugomba gukunda bagenzi bacu nk'uko tugira gute, nk'uko twikunda, kuko Kristo natwe yaradukunze kandi turi abanyabyaha. Ngo hano hari n'irindi somo rivuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo nabategetse. Ni ukuvuga ngo uzaba inshuti ya Kristo niwitondera amategeko y'Imana kuko ni ibyo yadutegetse. Buri wese rero yigenzure arebe koko niba ari inshuti ya Yesu Kristo kuko nibwo tuzabasha kubona ubwami buhoraho. Sinzi rero niba wadusoreza ukagira no ku bindi byo kwiga no kuzirikanwa dusoza icyigisho. Dusoza umurongo mutoya uyu muntu wanditse icyigisho, umwanditsi w'icyigisho yagarutseho, yavuze yuko ikintu Kristo yavuze ko abategeka nta kindi ahubwo ni ugukunda Imana no gukunda abandi bantu cyangwa se gukundana ubwacu. Rero natwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo kugira ngo natwe tuzahabwe amasezerano yagiye asezeranira abitondera ijambo ry'Imana. Ibindi byo kuba no kuzirikana, hari amagambo make yanditse aha ngaha ngo ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose byikoreze Imana yawe. Ntubasha kuyiremereza cyangwa se kuyigondoza kuko idashenguka. Yego, ibara umusatsi wo ku mitwe yacu. Ibyo ngibyo bikagaragaza ubudahangarwa bw'Imana no kugira neza kwayo ko idashobora kunanirwa ibibazo tugira.
ikibasha kuduhesha amahoro cyose nubwo cyaba ari gito, nta mvune y'agahinda kamushengura, nta n'isengesho ryava mu kanwa ke data wo mu ijuru atabizi ngo abure kubyitaho uwo mwanya. Akiza abafite imitima imenetse, ndetse apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana yita ku muntu wese nk'aho ari nta wundi mu isi ubaho. Yatangiye umwana wayo w'ikinege kugira ngo twese duhabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo njyewe nawe ibibazo byose dufite bibonerwe ibisubizo. Rero n'ahandi dushobora gukura ibyiza uretse mu Mana. Ni rwo rukundo rushingiye ku masezerano. Uwiteka dusezeraniye ibyiza, ariko igihe cyose tumukunda tukitondera amategeko yiwe. Urakoze cyane Daniel. Rero dusoza kino cyigisho, twumvishe yuko Imana yita ku muntu wese nk'aho ari we wenyine ugize gute, uri kuri iyi si wenyine. Rero Imana iragukunda, Imana irankunda, natwe tugomba kuyigira nyambere mu mibereho yacu ya buri munsi, tukayikunda kandi tugakunda bagenzi bacu. Ibyo nibyo bizaduhesha ubugingo buhoraho. Rero dusoza, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye yuko udukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waradukunze, uradukunda, kandi iteka ryose uzahora udukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubwo rukundo waduhaye udushoboze kugira ngo natwe turuhe bagenzi bacu, mu izina rya Yesu urakoze. Amen.